mu mubano ugutongana bishobora kubaho, ariko ntabwo bigiye bisobanuye yuko urukundo rwanyu rurarurangiye. Oya, ariko hari ikibazo gikomeye cyane, ni uko mwitwara nyuma yo gutongana. Ni ukuvuga ngo abantu batongana bakavuga amagambo mabi, bagashirika iminsi myinshi cyane, maze inzika ikagenda zikura buhoro urukundo uko babitekereza, kugeza umubano wabo urambaraye maze ugakuba ingusho. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 7 wakora nyuma yo gutongana n'umukunzi wawe kugira ngo umubano wanyu udakomeza kubika inzika. Niyo mpamvu rero cyiza ko kino video kugeza ku musozo karushaho gusobanukirwa turi kumenya byimbitse, byanabyiza tutasobanukirwa muri comment kugira ngo turane tugusobanurira ubutaha. Rero niba munyemereye rukazanye ikintu cya mbere byo tugiye kubagezaho. Naye ikintu cya mbere bantu tuze rukwanga iyo warakaye cyane ushobora kuvuga ibintu utari kuvuga mu gihe warutuje. Ni kuvuga ngo rero ni ukwitera gusubiza ubutumwa, ni ukwitera kuvuga amagambo ngo wongere imbaraga cyangwa wongere intambara nk'uko abantu benshi babikora, ahubwo fata umwanya witekerezeho, uhumuke, abantu tujishe umutima wawe maze ufate umwanzuro wamaze gutuza. Ni kuvuga ngo rero buri wese yihutire kumva ariko atinde kurakara. Aho niba buri mu 19 gusa usanga ibyo batuza ibyo dukora, usanga abantu benshi bihutira kurakara bagatinda kumva, aho ugasanga amatwi yabo bavuriyemo ibiti, aho ugasanga bari gufungura umunwa aho gufungura amatwi. Ariko ya byiza wakuruzinga umunwa ugafungura amatwi. Ni kuvuga ngo hari igihe gutuza ariyo kiza amagambo menshi yari kuri cyose gikomeye cyane kwenza twabitekereza, gusa rimwe na rimwe akenshi birirengagizwa. Naho kabiri ni gukoresha amagambo yo gukomeretsa umuntu. Niba yo mutonga winde kuvuga amagambo nkangaya, gusa ndigira ngukunda uri mubi ndabona ndi kurusha uburanga n'ubwiza. Aya magambo ashobora kukubabaza cyane, nubwo nyuma uvuga ati nari narakaye ndibirakaye bwabinkoreshaga, ariko nakagenda ijambo ribi riva mu kanwa kanyu, ahubwo havemo ijambo rishobora kuba ryakubaka. Aho na Efeso 4:29. Nubwo rimwe rimwe bidashoboka kuvuga amagambo ava mu kanwa kacu abashobora gusenya kwenza ukanisha bitekereza, ariko kuri vuga ikibazo cyawe, ariko ntusenye umutima w'umuntu cyangwa ngo ukomereze, kubera ko tuzi ko gusenya byoroha cyane ariko kubaka bikagora kwenza ukanisha bitekereza. Naho gatatu, emera ko wakoze ikosa. Ni ukuvuga ngo hari igihe abantu benshi babasha gutsirima ko gushaka gukemura ibibazo, ariko niba wakoze ikosa gihe utwaye bwo kwigaragaza uvuga ati yego nakoze ikosa mbabara sinzongera, never again. Kwa ngo gusaba imbabazi ntabwo gutesha agace nk'uko abantu benshi babitekereza yuko uri mu kigwari, nuko rwose ubusuzuguwe. Ariko ibyo ntabwo ari byo, kubera ko ahubwo bigaragaza yuko wakuze mu bitekerereze y'ubwonko. Gusa benshi bo ntabwo babyumva. Ni ukuvuga ngo rero ushaka guhisha ibyaha bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa nta kabuza rwose. Gusa ibyo ngibyo rwose byatunaniye. Ni ukuvuga ngo ibyaha tugaragaza biruta ibyo duhisha, ariko abenshi byatunaniye. Naho kane, tega amatwi umukunzi wawe, nuko magarika buri kanya, nuko abubwira uti ariko nawe wakoze cyangwa se nawe wakoze amakosa, ahubwo abanza wumva impamvu yababaye, kuko hari igihe ushobora kuba utaruzi ko wakoze ikintu cyamubabaje. Ukuri nuko kumva umuntu ni kimwe mu ntambwe ikomeye cyane yo gukemura ibibazo biterekeye ku makimbirane nk'uko abantu benshi babikora. Gusa ibyo ngibyo ugiye kureba babikora usanga ari imbarwa, usanga benshi byatunaniye. Naho gatanu, muganire ku bibazo, nimusubire ku makosa yabaye kera cyane nk'uko abantu benshi tubikora. Hari abantu batonganye bahita bazana ibintu byabaye imyaka myinshi cyane maze bakazukora ibyapfuye. Iki kibazo gitaro kigahinduka amakosa menshi cyane, cyangwa se kigahinduka urutonde rw'amakosa yose yagiye akorwa. Ariko ukuri rwose nimukabikora, kubera ko nabizi yuko iyo ngeso abantu benshi twigira. Ariko ukuri niba mushaka gukemura ikibazo, nimwibane kugira gukemura ikibazo, nimukoreshe amateka yose nk'intwaro ako kanya nk'uko abantu benshi babitekereza. Naho gatandatu, mubarirane ku munakemura ibibazo. Kubabarana ni ingenzi kwenda ukanisha bitekereza. Mubarane nk'uko umwami Imana yababariye. Aho n'abakoresha 3:13. Ariko nanone kubabarana n'ibisobanuye yuko kwirengagiza ikibazo gikomeye cyane gihora gisubirwamo. Oya, muganire ku byabaye, mumenye impamvu byabaye, mushaka no kuzongera gusubira muri amakosa cyangwa se kuzongera kubikora. Ni ukuvuga ngo urukundo rwiza rubabarira kandi rukagira gukura kwiza, kutabangamirana ku mpande zombi. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye. Naho karindwi, murangize ikiganiro cyanyu mu mahoro. Nubwo mutanga mu kibazo cyose umunsi umwe, ariko mushobora gufata umwanya cyangwa se kurangiza ikiganiro cyanyu neza mu mutuzo, mu mahoro, pana gusobanuka cyangwa uko abantu benshi babikora. Mushobora kuvuga muti rero turajya kunara n'ibyo, ariko reka dufate umwanya wacu twongeye tubiganeho tubisoze neza nk'uko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo ntukajye ufata umwanya cyangwa se uryama ufite inzika mu mutima wawe. Oya, nimurakara, nimukora icyaha, izuba rikarenga mu kiraka ariko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bitwibutsa yuko
tuzagomba kureka ngo turakare iminsi myinshi cyane cyangwa se igihe kirekire cyane nk'uko abantu benshi babitekereza. Dore ukuri gukomeye, ntabwo ikibazo ari uko mutongana, ahubwo ikibazo ni uko utongana. Ese urarakara? Ese uramukomeretsa? Ese ubika inzika? Cyangwa yageza kumva undi muntu no gukemura ikibazo. Ni ukuvuga ngo umubano ukomeye ntabwo ari w'abantu batarigeze batongana, ahubwo ni w'abantu bamenye gusubiranya cyangwa se gusubiranya neza nyuma y'ibyo bibazo. Niba wakurikiye video yacu iheruka twavuze amakosa 7 atuma umubano mwiza ugenda usenyuka buhoro buhoro. Uyu munsi wo twavuze ingingo ikomeye cyane, kubera ko twavuze ibintu wakora nyuma yo gutongana kugira ngo umubano udakomeza kubamo inzika ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero video ikurikira turavuga ingingo ikomeye cyane abantu benshi bakunda kwibaza. Twavuga ibintu 8 bikwereka yuko umukunzi wawe ataje gufite ku mutima nk'uko byahoze mbere. Kina gushishikariza rero ntuzacikwe n'iyo video nk'uko abantu bitekereza, ko yakiza bikomeye cyane irimo inama, motivation ndetse n'udushya. Niba video kugira akamaro kanda like, andika muri comment uti nzakemura neza ibibazo byanjye mu mahoro. Sharing ino video ku muntu ushobora kugira akamaro. Kanda subscribe kuri channel kugira ngo utazacikwa n'izindi content z'urukundo n'imibanire, dore ko abiziza cyane kwezi uko abitekereza. Murakoze cyane kucyana iyi channel kuri kutavugwa. Urukundo nyarwo ntirugaragarira ku bibazo gusa cyangwa se suko muba mutaragize ibibazo, ahubwo nuko mukemura ibyo bibazo muba mwagize. Murakoze cyane kubana natwe rero, nk'ibisanzwe mwanaga nanjye Print Umuragwa.